Muriteguye? Okay, twagiye muri Art Rwanda. Uko witwaye nibyo bituma ugira ute ukomeza. Byumvikanye? Yego. Twagiye wowe wagaze imbere ryari. Uza abantu bapfuye ukuntu bangana. Amazina yawe? Pasi. Irindi. Arthur. Nta izina ry'ikinyarwanda ugira. Oya. Ngatanye mi nagre international. Yesu! Ta. Enaryibutse. Niri. Pasi. Uwase. Jesus! Andika. Jesus! Uwase. God have mercy upon us. Sinimukaze gukina n'abantu. Manya. Yesu. Abantu baje kwitabira. Yesu umuntu kuko yakitwara kuko kava kafite imana gusa. Nise ni kuri abaseka. Bira ntabwo bigaragara neza. Mureke akore nyine ibyo yaje gukora umutuku cyangwa umuyicyatsi. Okay, ubwo ngiye kuri ngiye yabonye umutuku ngo nawe namukoresha icyago. What? Hey! Ufite imana. Yo guseka. Ndagira ngo tubesere wa mukobwa we. Ufite imana yo guseka, uri gusekera ndi hano. Iki bakita gute? Cyatsi. Iki bakita? Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Seka. Sekasi. Hehe. Ndebera mama sava ndagaso. Wowe ngo nisekeje. Gwinone. Gwinone. Kaze gukina n'abantu. Kuri niko baseka. Kuri nge njakwiriye umuto. Yesu. Kuko yakitwara. Nise ni kuri abaseka. Bira ntabwo bigaragara neza. Mureke akore nyine ibyo yaje gukora umutuku cyangwa umuyicyatsi. Okay, ubwo ngiye kuri nge yabonye umutuku ngo nawe namukoresha icyago. Continue. Shaka indi mpano nimba kandi ari ibyo byakuzanye. Ndayifite. Izo ntoki ku munwa se. Iyo ntabwo ari impano. Ariko mureka vugirize ture. Byo kuvuza ubuguyiguyi. Vuza ubuguyiguyi ture. Wetin be this? Jesus. Mwayangaye. Kamuhereze. What? So kuzuta. God have mercy upon us. Wewe mukobwa aruba siko yoge ngo nako yuzuye. Sawa murakoze. Umurongo fafa. Wakati tubone impano mfite. Genda sho. Bagara turani baba mfite impano. Wewe yuko ngere kigenda nazo mbese ngako nibade gusubira. Ako se. Bagere favo. Imana yo ko muri gutanga ibiryo Imana umuntu ahatiri. Wewe atajya kuvuga se. Kanzi impano mujya kuzitwereka duhagaza. Agiye umuntu ugera kuvuga. Kuri ko mwarimo hagaze. Kuri ko mwarimo hagaze. Uri nzasimura ridomani mwambese ibi. Nzasimura ridomani. n'uyu nguyu Simura usanye. Wagicucu ugomba gusimbura kitoko wakintu. Wagira ngo tuboneka. Abanzi fanga. Bana b'abanyarwanda b'Imana. Ushaka kuzimiza muwanzi mu Rwanda wowe. Ushaka kuzimya umuco. Urabona ari nduzasimbura amasamba wakintu. Ninde uzamusimbura? Kandi nshaka kubona uvuza ingoma aho ngaho. Twagiye ku mukaraza umuntu uva mu Imana agakondora agare hari. Twihutisha. Gira fafa. Continue. Wa mbere Gira imbere hariya uzana impano yawe gira fafa. ariko ubu kunahagazemo isa na Jules Senoresha. Twagiye. Urabona ko ari wo mu gisekuru kabisa. Witwa nde? Kakorode. Bushari. Inde? Tuyisenge. Ende? Jacques Tuyisenge. Sibanye no ko banyine Wazitaho ngaho. God have mercy upon us. Ngo witwa? Tuyisenge. Tuyisenge. Jacques Tuyisenge. Sakira mu ikipe y'igihugu. Ntabwo bari kubahemba. Tuyisenge nde? Tuyisenge ri. Ntabwo bari kubahemba se nyine. Bari kuduhemba. Ese Jacques Tuyisenge ageze mu Ntabwo ari itorero. jyewe. Urinde nyine. Urinde nyine. Tuyisenge ri. Ibintu byo gukinisha abantu hano. Wowe uri gukinisha. Wetin be this? Jesus. Fitiye man. Timana okurira. Yego. Jesus. Imana yo
Jesus. Wakuriza se. Ngarira. Imana yo kurira. Yego. What? Hey! Mfite impano yo kurira. Wakuriza se. Oya. Ngarira. God have mercy upon us. Ejara bag. Ejara dia bagu. Kizimbwa zazibona mu mafaranga umuntu ashoye akodesha amakonti matente igihugu cyashoyemo ibintu byose kuza bukina n'abantu. Undi uri ku murongo. Iki? Afite imana. Akubwo nkaho uri kwigira ibiki. Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Okay. Renga ngumene nono. What? Hey! Yaririmbaga muri ya korali y'abana. Twagiye umunyemana ukurikira. Nta nubwo turi bwongeye kurenga ahangaha. Urayivugira ahangaha. Agaranga. Tiemon. Yewe ufite imana yo kurwana. Wetin be this? Jesus. Continue. Jetiriwe. Tangira ugaragaza impano yawe. What? Ko mwikuye. Tangira ugaragaza impano yawe. Ngiye mfite imana yo kurwana. Okay. Mugaruke. Jesus. Jani no murambo wishike finara yite muri. Mugarukana vuba. Mugarukana vuba. Muze muhagare hano. Ko muri bangaye mwese. Ngiye imana zanjye. Mwase by'imikino mwebwe nani soni. Nko kubona mu rufite umwanya gukina nama. Kageza kirundi munyemana. Undi munyemana ukurikiyeho. First. N'uyu nguyu nasi. Kiravasha. Biravuga. Tiemon. Urayivuga cyane abivuga. Tiemon wo. Nayo. Igihugu gikeneye abahanzi Tiemon. Nayo. God have mercy upon us. Shako cyano maberanyo. Okay, mira kino giti migende nayo ni Imana. Jesus. Kandi Urumva uri butwemeze Bruce Melody we. Wetin be this? Jesus. ngabinkoreye. Rimba nyine nibagwaye beat ririmba. Turanga mwa. Rimba nyine nibagwaye beat. Wanje nikundiye. Urihe? God have mercy upon us. Ngure mugirayiro. Nde wakigushyizemo. Mutima wanjye widanzigane. Nanga muteye ubwoba mwana. Niba bagenzi bawe n'igirimo. Bura impano bisaba guca bugufi
ukumva muri wowe ko ari we muntu wa mbere nigana n'abandi ni gutya batangiye abakito ko batunyuze mu ntoki Kate kavuye ba Deben ni kagenzi wabazanye byagiye ni gutya byagiye bitangiye namuyoboke burano wanjye ni mu ntoki zanjye n'amaso ni igice n'ibica mu byanjye bari baturutse aha bose bazamuye n'abantu turabasetsa ahantu hose tugiye tuzamura abantu bose twagiye tugira igitakari ku buzima bwabo rero ririmbo we nagira ati Rwanda ko ubu uri seriye cyane itari nka mbere nuko imana twagiye tuziba tuba amagift mwafusha ubusa ese uramutsindiye irushanwa wakora iki ibintu byose mwe murambwa ntabwo ndi kubyumva guhera igihunga kigabanya aho turimo turakuganira n'abantu uresirega ninde tutazamuye safi bari bari muri Amerika Deben uriya wapfana we na Medi gira nawe wigondera icyana gifite amabuno nk'aya baje bangira uretse uzakigonda gute utakoze kiri ku mutete rero reka ibintu byo gutekereza cyane umva ko ari wowe witwa nde harya sha kana bana fatwana yego gira vako twakwitaje nta nasore bitangira nyine uri mana nyagatatu twadukara karirimbo karimo karandiza kandi mu bantu b'abagabo ndimo ndariramwa yimba twumve wanje nikundiye wow Wetin be this? Jesus. ibaze nk'iyo ndirimbo ayiririmba nyina ari n'egahunda kageza nko bibuza twumva mushyiremo agaterunda kabusha niyo ndirimbo mvuko yanagera skripa ndirimbo ririmba rigenda gushyiramo bushari kugira ngo indirimbo igere kure komeza urumva ushaka ijyana n'ande urumva wayirikorana n'iyo ndirimbo uramutse ugeze kure ko icyatsi cyo wakibonyurana cyambaye harimbara nande indirimbo igere kure kuryohera muri barabanzi bose akirisi Chris okay noneho shyiramo bana muri iyo ndirimbo kajye mu shyiramo bana nawe baby bana urimba kakantu urimba kakantu cyongereza kaka bora uri kurimba kugira ngo bisegura ririmba arajya ku baking around Chris zibyo twumve kugenda tujya kumugusanga featuring nk'umuntu avuye muri ati Rwanda kuntu Chris zagusubiza umutima wanjye wita inzigane nawe baby bana kuzirwa no guhumeka nabi kubera gukubura amafaranga umuntu yinginga Chris zamutegere na convoy yiwe bazana kuririmba azane na giti na kiriya kirenge nirandeshyo uzi kugira ngo gitaba n'inkweto yambara kugira ngo atumize imyambaro hanze bazane n'umuhanzi wabo na barufendeka na biriya bikuru byose harimo na badirani kabaka n'abandi ni benshi ni igikundi iriya genge yose uzi kugira ngo itugere tuyihamagarise mu ndirimbo yawe none yize uririmbe nabi bigezaho uze sanse ere anywa urayizi nywa kunyaga 10 byibuza kugira ngo atambire indirimbo ageze kuri karasi ibyo byose nitwe tubikwishyura nk'umuntu watsindiye irushanwa none ugenda uririmbe nabo dusebye iyo ni kubyumva ndimo ndabyumva ngafatana ku meza fata hano ku meza fata ibirenge bya gitano fata no iyo ni audio gusa video yajemo na ba Santana Sauce ninde ninuza muri video ni Sami Switch none ushyiremo nabura abakuryo izashyiramo wayikine mu ndirimbo gutya isoke abantu bose kugiye kuririmba nka Kiriko urimba ibintu nk'ibyo utwo twa turi kurebera inyungu z'abanzi gute fatana ku meza fata sha Wetin be this? Jesus. iwe fata gira vuba nyine fata sha umuntu agwe fata ku meza reba ari imbere sinongera kumva ijwi ryawe kurimba byakunaniye kaje yes ayiwe abesha gezayo komeza ushaka tike gutaha ushaka tike mbari 1 2 3 warenze igipangu sokanze unterure nagenda rimwe igiti cy'umutwe warano ku rugo kabiri uve mu nzira ntabakandagiye kabiri gatatu
rasita biroroshye reka umutuku tuwukuremo baba rasita ari gusanga bo ntazi ikintu cyabazanye imyaka 10 utunze dread reka nkubwire buriya ufite imana pe sakazanye na rema cyane zewo yazanye na zewo kavukire rero buriya abajaji ikintu badushinzwe kukubwira ni ukukumara ubwoba sibyo wana na nyuma y'ubujaji turi n'abashyushya rugamba byoroshye rero umuntu nkayo muraperi kabisa uzanye hari harya yungaririmba nkande uko wamubonye asake asake musenga abakorana indirimbo gatoya orarade ni yashake ariko buriya biba YBNL urumva muri hip hop habamo ibintu bya competition yego ntago manshaka rero ushaka gukompeta nande okay gukompeta nande ushaka gukompeta nande nta kibazo reka mukompeta Simon kompeta na Simon noneho kugira ngo muhuze neza nakimuhira ninjira gasima ngarubu babona ashatse ubuzima ikizinga kirira kizira isima kubona ingangi na nyinyarwa ruguharura inzira kugasima mabirayo kugasima What be this? Jesus. Yoroshye se urabona ko urabona ko abaraperi bamaze kugera kure babushara avuye mu Bufaransa uza abantu bapfa ukuntu bangana njye nongiza amatsiko ibintu agiye kuturimba bimeze biti twagezeho ese mwaba judge mwe nari bari tayari mbatemo turi tayari nyine turimo turaseka wowe twaje muri Rwanda tuyuhagarira igihugu turi guseka nagukunze ntarebye inyuma nagukunze na sinabiruhana kwihangana biranga ko muri kurwana zo mwakoze muri hip hop ye hazamo insubirajwi bigezaho ikibazo cyanyu ntabwo mushaka competition mwebwe ahubwo ndi kubona mushaka kurwana akaba raperi no gukatirana ndetse natwiye kudukatira turagushyigikiye umwana w'umunyarwanda twakanya kuba ufite ibintu ugiye gukora ibintu ugiye kugeraho ibyo nubigeraho uzaza muri bengera twidushimisha uri kumva gisiga zewo inway kavukire kari danger se niwe unuri imidivasi dukoma nyine iri mutuboro nyine twadirira umutima wabaye rukoma amaraso atemba yabaye gikoma kubunyanze ndagwa muri koma ibintu nkoreye Imana irabibona nyamara umenya ndi guhona hari ibyo mbereka mwamaze kubona ya message iswa nkamagana tuba tugihura akanyenyeri nakanda horo umpamagara ngo naza stage maze ukarata zewo mu gihe ari inyuma katwumve n'uramu uza abantu bapfa ukuntu bangana ni Rastaman umwana w'inyamirambo ariko nagiye numva mufite amagambo menshi ariko nabanza mbabwire ko Nyamirambo udakangwa n'amagambo ngambande mbatema akantu ka Nyamirambo katira nibyo barapira uza abantu bapfa ukuntu bangana Nyamirambo ntidukangwa n'amagambo ahubwo tureba action gabanya amagambo ko rusenga niwo muti wifite ku mutima wa ako kavuyeho dinero aho kantu kumvishe gutasoje karimo n'inyigisho Nyamirambo ntago dukangwa n'amagambo ngakomeza tukadutemo ka dinero ya bitrera yose ya bitrera yo Rastaman mwana wo mu diaspora ku mihanda dushaka dinero uratega gatwo turakurasa ngurasa gasabana nawe amasima isi duwite na by'ubusazi nge nagengiye dushaka dinero ku mwana y'ubwoba n'abagabo ibi bintu by'ibikoni mufite muri gutuma ijwi ryanjye ridasohoka neza no kuri simba beshye pe nta kuntu se washyira kino gikoni hasi nibwo naririmba neza wasoje nibwo naririmba neza rwose pe aracyari kuraba ko naje ninjiye mu kobe izi wati zifite speed ntago riri kuza neza kubera bino bintu by'ibikoni mufite mwabagabo mu mufate rwose zewo nawe musoze ngo utangire mwegerane ko muri babiri muze tubadode kugeza murangije gira inyuma Simon kagenza gira inyuma bareke basigara ari babiri ngira dirende zanjye muziko yawe koko aya
amarushanwa sinayagarukamo uko byagenda